Yesu ashimwe cyane avandimwe dusanye gucungurwa bene data inshuti z'umusaraba nezere Imana cyane impano n'umwanya kugira ngo tubane dusanga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana ni ubuzima, tubonamo imbaraga zishaka kutwubaka no gukora umurimo w'Imana. Rero giye baramutsa basuhuza ndi Reverend Dr Mutaganda Marcel, ndi umupasitori mu itorero Methodiste mu Rwanda, nyobora paruwasi ya Gisovu muri conference y'umwaka wa Kibuye, abandi n'umwarimu muri kaminuza ya Kibagura Polytechnic mu ishami rya theology. Rero nagira ngo mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana nyirizina tubanze dusenge. Mana nziza, Mana nzima, Mana nkunda ngushimye ko umuhaye umwanya mwiza kugira ngo nsange n'avandimwe ijambo ryawe. Njyewe sinkwiriye, ndi umuswa n'umunyantege nke, ariko wowe urera kandi uri umukozi w'umuhanga, ubasha kubunyeza mwami ukanyigisha ibyo mvuga bibashe kumpembura no gufasha abankurikiye. Urakoze kuba ubyumvise rero, ngo nayihangirire neza. Twese musaba Imana nazari Yesu umwami wacu. Amen. Imana ishimwe cyane rero, nkuko navugaga nyine ko iduhaye n'umwanya kugira ngo dusanye ku ijambo ryayo. Igitabo cya Daniyeli nicyo turi kwigaho. Uyu munsi turaganira igice cya gatanu. Ni igitabo cya Daniyeli, ni igitabo abantu benshi batabasha kumva mu buryo bworoshye, bisaba umwuka wera cyane ndetse n'ubundi buhanga kugira ngo mbashe kucyumva. Rero nk'uko umwuka w'Imana agiye amata kucyigishaho, uyu munsi turasangira igice cya gatanu. Igice cya gatanu kigizwe n'imirongo 30, ntago ari gitoya, gikubiyemo inkuru y'umwami Belushazari, umuhungu wa Nebukadinezari. Inkuru ivuga uburyo ki hari ibintu yabonye, hari ibintu yabonye byanditse bikamutera ubwoba, bikamaraga ku mutima. Rero iyo nkuru ni inkuru ndende, ariko iki gice nabashije kuba nakigabanyamo uduce dutanu, parti 5, ariko umuntu yagabanya uko abyumva bitewe n'uko nagamije kwigisha. Njye rero nagabanyijemo uduce dutanu. Nyuma yaho ko tuze kuza kureba amasomo twavana muri kino gice. Nabasaba ko mwazagisoma cyose kugira ngo mucyumve neza. Nasoma mirongo imwe n'imwe mike, ariko nabasaba ko cyose mwazagisoma mukakirangiza kugira ngo mwumve neza ibikubiye muri iyi nkuru cyangwa nkukivuga muri makeya. Agace ka mbere cyangwa se division ya mbere cyangwa se parti ya mbere nabonye mu ntera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4 havuga uburyo ki umwami yakoze ibirori, yakoze umunsi mukuru ukomeye cyane, agatumiramo abantu bagera ku gihumbi. Tumiyemo abantu bajya ku gihumbi, baratekesheje ibyo kurya no kunywa. Hari umunsi mukuru ukomeye cyane, banywa vino, bararya. Uwo mwami ari kumwe n'abagore be n'inshoreke ze n'abandi bantu batumiye benshi cyane. Ariko hari aho yaje kuza kurengera, amaze kumva rwose hameze neza, aravuga ati nimunzanire n'ibikoresho bya data yavanye i Yerusalemu mu rusengero rw'Imana binyweremo. Ubwo rero barayimuzanira abinyweramo. Ako gace urebye naho kagaragarira cyangwa ni amagambo akubiyemo muri makeya. Ibyo birori, kurya, kunywa n'abantu benshi, ndetse no gutumiza ibikoresho, ibikombe n'ibindi bikoresho byavuye by'izahabu byavuye mu rusengero i Yerusalemu. Twibuke ko umwami Nebukadinezari nyine yateye akagota akatwara ibintu byose byari mu rusengero. Ubwo rero ariko yari yarabibitse ntiyabikoresha ikindi cyose, ariko uyu muhungu we aravuga ati munzanire binyweremo. Ubwo niyo nkuru ikubiye mu kano gace ka mbere guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Agace ka kabiri cyangwa parti ya kabiri cyangwa division ya kabiri, nasanze umuntu yahera ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 9. Umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 9, umwami Belushazari ahamagaza abanyabwenge be, abakonikoni b'abapfumu, ngo bazamusobanurira inzozi. Yarashyizeho igihembo, aravuga ati umuntu rwose urabisobanura ibyo nabonye akabisobanura, ndagerageza kumuhemba bishoboka. Ndamuhemba bishoboka. Nabonye ibintu
byanditse, none byaniye kubyumva, byanteye n'ubwoba, none umuntu yabisoma agasoma inyandiko nabonye, arambikwa umwenda mwiza rwose w'umuhengeri, kandi araba umutware wa gatatu mu gihugu. Abo bose baraza baragerageza barakarakara biranga birananira. Inyandiko yari ihari ariko kuyisoma kuyumva kiba ikibazo. Ubwo rero ku gace ka kabiri, iyo diviziyo ya kabiri, niho twavuga ko ibyo bikubiyemo. Abanyabwenge bahamagawe, batumijwe, umwami aberetse ibintu yabonye byanditse, ariko noneho biramucanga kuko akimara kunywera muri bya nk'uko tuvuye mu gace ka mbere, umwami akimara kunywera muri bya bikombe, muri bya bikoresho byavuye i Yerusalemu byafashaga mu rusengero, yabonye intoki zandika, zimaze kwandika, zandika ibintu atumva, hamagaje abanyabwenge, abapfumu be bose ngo bisobanure, byananiranye, ananiwe kubyumva. Kiba ikindi kibazo. Kandi rero yemeye gutanga ihembo bikomeye cyane ku muntu abisobanura, kwambara rwose umwenda mwiza, umwenda w'umuhengeri, kandi akagabana, akaba umutware wa gatatu mu gihugu. Ariko wapi, byananiranye. Ako ni agace ka kabiri. Agace ka gatatu nagahera ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12. Umwami amaze kugira ikibazo cy'uko abanyabwenge be batabashije kumusobanurira inzozi neza byanze, umugore we, umwamikazi, turi ku murongo wa 10 niho tugeze. Umwamikazi aravuga ati reka da, iby'umwami rwose yabashije kubona ntimutere ikibazo, ntimutere rwose ubwoba. Tigewe nzi ko hari umuntu, ndetse abwira umwami, abwira umugabo ati hari umuntu so rwose yigize gutumizaho, araza aramufasha, umuntu witwa Daniyeli. Umuntu witwa Daniyeli arahari, ndetse ku ngoma ya so yabihogamo n'umucyo, ndetse no kwitegereza n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'Imana. Kandi umwami Nebukadinezari yamugize umutware w'abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunyi. Ayo magambo mvuze ari ku murongo wa 11. Umugore ari kumubwira mbese ko hari umuntu. Ndetse ku murongo wa 12 haravuze ngo kuko muri uwo mugabo Daniyeli, uwo umwami yahimbye Berushazari, habonetsemo umwuka mwiza no kwitegereza. Akomeza asobanura mbese ukuntu kubera umwuka mwiza no kwitegereza. Umwuka mwiza aha ngaha nabita nk'umwuka wera, ko rero mubashishije gusobanura inzozi umwami yabaga yarose. Aha ngaha rero umugore ahumuriza umwami amubwira ati ntugire ikibazo, hari umuntu witwa Daniyeli uri mu mwuka w'Imana, umwuka w'Imana zera, nibo niko bawitaga. Ati rwose uwo nguwo yabasha kugusobanurira inzozi. Kano gace nicyo cyane navuga gikubiyemo umugore arimo abwira umwami, abwira umugabo we yuko hari umuntu abasha kumusobanurira inzozi. Agace ka kane nakavuga ko gahera ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 17. Noneho umwami rero atumije kuri Daniyeli, aramubwira ati ngwino umusobanurira inzozi, ndetse abanza no kumutaka rwose, vuga ati numvise ko rwose ku murongo wa 14 abanga numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi ko umucyo no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekamo. Abanza kumutaka rwose muvuga ibigwi, ati none rero ngwino rero ndatomboye bwuje, ngwino unsobanurire ibyo nabashije kubona byanditse hariya. Kandi ku murongo wa 17 avuga ukuntu yamubwiye ati, murongo wa 17 uvuga ukuntu Daniyeli yamaganye cyangwa se atishimiye cyangwa se atakiriye mvugo yo isa nk'aho ari ibiguzi, kuko umwami yaramubwiye ati rwose nuzisobanura uraba umutware wa gatatu mu gihugu, kandi wambare umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu. Murongo wa 17 Daniyeli aravuga ati reka da. Daniyeli asubiza umwami ati impano zawe uzigumanire, kandi ingororano zawe uzihe undi. Ariko ndasomera umwami iyi nyandiko musobanurire impamvu yayo. Daniyeli aha ngaha cyakora ndibagaruke kuza kwisobanuraho neza, ntiyashishikazwa n'ibihembo umwami amwemereye kumuha, aravuga ati rwose impano zawe uzigumanire. Ngiye cy'ingenzi kinshishikaje mu kugusobanurira iyo nyandiko n'icyo bivuga. Imana yacu cyane. Aho ngaho nari kuvuga mbese agace ka kane
hera ku murongo wa 13 kugeza ku 17 kavuga ibigendanye nuko umwami yakiriye Daniyeli ndetse amushimagiza amusezeranya n'ibihembo ari umuhe naramuka yemeye kumusobanurira ibyo yari yabonye byari byanditse ku rusiga ku gikuta. Aho ni ku murongo n'agace ka 4. Agace ka 5 ka nyuma none Daniyeli asobanura ibyanditswe ku rukuta, ndetse ntiyahise ko asobanura, ntiyabanje ntiyahise ko asobanura, ahubwo yabanje gusa nk'umuha amateka. Hari ikibazo tuvuga mu Kinyarwanda ngo umuntu ngo yanze kuripfana, ntabwo aba yapfuye, ahubwo ni ukuvuga ngo hari ijambo yumvaga afite ku mutima akumva byanze bikunze agomba kurivuga. Daniyeli ntabwo yahise ko asobanura ibyanditswe ku rusika, ahubwo yabanje kubwira umwami, kwibutsa umwami ibyabaye kuri se, ukuntu yabaye umwami ukomeye rwose, ukomeye cyane, akora ibyo ashaka, akica uwo ashaka, agakiza uwo ashaka, akazamura uwo ashaka, mbese ariko ntiyabasha kubaha Imana, ntiyaca bugufi kugeza igihe Imana imuhannye, amara imyaka 7 ari mu ishyamba abana n'inyamaswa arisha nk'inka. Daniyeli abanza kwibutsa umwami ibyo byose byabaye. Noneho abwira umwami atari ko wowe ntabwo wabyigiyeho, ntacyo bikubwiye, nawe ntabwo wabashije kwitwararika ngo ibyo byabaye kuri so bitume nawe uca bugufi, bitume nawe wubaha Imana. Noneho rero aherutsa amusobanurira inzozi, amusobanurira inyandiko yaretse ku rusika. D'abord kuyisoma, hari kuyisoma no kuyisobanura, kuko abakonikoni n'abanyabwenge ntabwo barabashije gusoma inyandiko ngo banayisobanure. Daniyeli rero birangira asomye iyo nyandiko, noneho ndetse akanayisobanura, akavuga icyo bisobanuye. Imana ishimwe cyane. Aho navuga ko hari mu nshamake ndimo gusobanura cyo kuvuga uduce umuntu yagabanyemo, cyangwa se utudivision, udupariti umuntu yagabanyemo kino gice cya 5, ibikubiyemo nagabanyije mu duce 5, uko bigendanye n'inkuru cyangwa se bigendanye n'ibitekerezo bihari. Imana ntacyo cyane. Ariko nk'uko njya nkunda kubikora no kwigisha igitabo, tureba n'amasomo umuntu yavanamo. Igice cya 5 nyuma y'uko tumaze kumva inkuru ikubiyemo, inkuru shingiro ko ari inyandiko umwami yabonye zanditse ku gikuta, ko kwandika, ko kurazanga kurandika, ariko gusoma izo nyandiko kiba ikibazo, gusobanura iyo nyandiko biba ikibazo. Ibyo ntibihagije, dukwiye kujyana amasomo tuvanamo. Tugiye kugira amasomo amwe n'amwe tuvanamo muri kino gice cya 5. Rero nasanze kino gice cya 5 umuntu hari amasomo menshi yakigiramo, amasomo atari make, ndetse nasanze amasomo ajya kuri 7 umuntu yakigira muri igice cya 5 cya Daniyeli. Isomo rya mbere nasanze tudakwiriye kwishima ngo turenze urugero cyangwa se ngo turengere. Hari abantu bishima bakarengera. Njya mbona abantu makwe kubera ibirori bagiyemo, wari amafoto bari kwifotoza ugasanga kamwe harimo kurengera. Ubwo ni urugero mfashe. Njya mbona rimwe na rimwe nk'abantu bagiye kureba nk'umupira, noneho yenda batsinze, wari ukuntu bari kwitwara, ndetse n'abajya kora impanuka bakanapfa, kandi yari mu byishimo ariko ugasanga yarengereye. Anyway, rero ntabwo dukwiriye kwishima ngo turenze urugero, ngo turengere, ngo dukore ku byashinganywe. Umwami iyo uhereye ku murongo nyine wa mbere cya 5, umwami yakoze ibirori. Kuko ibirori no gutumira abantu bagasangira mu bushobozi bw'umwami nta kibazo mbibonamo rwose pe. Ubushobozi bw'umwami ukora ibirori, agatumira abantu 1000, bashobora no kurenga, akabagaburira bakarya akanywa, si ikibazo. Ariko ikosa umwami yakoze ni uko yarengereye akajya gufata ibikoresho ise Nebukadinezari yavanye i Yerusalemu. We yari yabibitse, ntiyabikoresha rwose, arabyubaha bishyira aho ngaho. Ariko uyu muhungu we Belushazari ntagita nko kurengwa, aravuga ati muwinzanira nabyo mbinyweremo. Aha ngaho harimo kurengera. Yari yishimye ariko arangije arengera, bimukurura ikibazo. Ariko nyine byatumye nyine
n'ibindi bibazo byose bigenda byongera ndetse bikageza ubwami bwe buhise buvaho tubibone. Ariko rwose ntabwo dukwiriye kwishima umunezero runaka, mu bukwe runaka, mu birori runaka ngo turengere tube twakora ibyaha dukore ku byashinganywe. Abantu bari mu byishimo, ni umuhungu n'umukobwa, ni umugabo n'umugore, abantu b'ibitsina bitandukanye batangiye bishima, ariko birangije baguye mu byaha by'ubusambanyi n'ibindi, kandi ibyo batangiye ari ibyishimo bisanzwe. Rero ntabwo dukwiriye kwishima ngo turenze urugero, dukore ku byashinganywe. Imana yacu idufashe mu byishimo iteka, tujye tugira control, twikontorore kugira ngo tutarengera no bya byishimo bikatuviramo kwitandukanya n'Imana cyangwa se gusuzugura Imana, Imana ikaba yaduhana. Ibyari ibyishimo, byari umunezero, bikaza kuza kuvamo ibibazo, bikaza kuza kurangira tubabaje Imana cyangwa dutukisha izina ry'Imana. Imana kidufashe. Bino isomo rya mbere. Isomo rya kabiri tukavamo mu gice cya gatanu ni ukwigira ku batubanjirije. Kwigira ku batubanjirije ibyo twita experience, kimwe mu byo twita experience no kumenya kwigira ku bakubanjirije. Mu itorero tuba turimo hari ababa baratubanjirije tuba tugomba kwigiraho, bakagenda tugira inama bati ibintu bigenda gutya bigenda gutya bigenda gutya. Ntago nubwo naba nkiri muto ntibivuze ko abambanjirije n'aba bashaje yenda nshobora kuba narusha n'ubumenyi ntazi amashuri menshi, ariko hari byinshi baba bandusha bagomba kuba nabigiraho. Ntago uyu mwami Berushazari yigize agira umuhate wo kwigira kuri se. Ise yahuye n'ibibazo bikomeye cyane kugeza ubwo agiye mu ishyamba arisha nk'inka. Ise yarangije isomye ku gice cya 4 umurongo uhera 34 birangiza umwami arimo yahimbaza Imana. Haravuga ngo none jyewe 34 w'igice cya 4 haravuga ngo none jyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari y'ukuri kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Kano kantu kanyuma ngo ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Ntabwo byumvikana ukuntu umuhungu w'umwami wagabuwe ubwami, bivuze ngo yari umuntu uba hafi y'umwami, atamwe ibyabaye kuri se, byabaye kuri se ngo abyigireho. Atamenye ko ise ntigize akoresha ibikoresho byo mu rusengero by'abiye Yerusalemu, mu rusengero ntigize binyweramo. Ariko uyu muhungu uyu mwami abasha gukora ibyo yashakiye, abasha kudamarara, niba yari yanasinze ntamenya, abasha gukora ku byashinganywe, abasha gusuzugura ibikoresho byavuye mu rusengero rw'i Yerusalemu, abasha kubinyweramo. Kutigira rero ku byabaye kuri se, kudafata urugero kuri se uko se yarangije. Ubona ko umuntu tumaze gusoma ni umurongo uvuga inkuru ya nyuma y'ibyo umwami Nebukadinezari yavuze. Kuba rero uyu muhungu ataramwigiyeho ngo urugero cyangwa amagambo umwami yavuze avuga ngo abibone abasha kubacisha bugufi. Ijambo bwibone ijambo rigari rinini cyane. Ntabwo rero uyu muhungu we yabyigiyeho, ntabyo byamubwiye, nta somo yavanyemo, ahubwo yakoze ibyo yishakiye. Dukwiriye rero kwigira ku batubanjirije, tukabagisha inama, tukareba ibyiza bakoze, tukabyigiraho, amakosa barakoze tukayakosora, ariko cyane cyane duhanze amaso ku byiza baba barakoze, kuko tubita ko ari abantu bakuru naribonye. Hari byinshi rero baba badufasha. Niyo baba barapfuye ariko tugomba kumenya ngo kanaka yakoze ibi ngibi bikaba byadufasha. Isomo rya gatatu ni isomo navuga ko hari abasuzugurwa, hari abantu bafata nk'abasuzuguritse kandi ari abanyamumaro. Navuga nk'abagore n'abana. Ukuntu Bibiliya yanditse cyane cyane mu isezerano rya kera, haba ku ruhande ahangaho hari mu banyamahanga i Babuloni, ariko niyo usomye mu muco w'Abanyayisiraheli ubona ko umugore nta gaciro kanini yari afite. Umugore n'umwana nta gaciro kanini yari afite. Ndetse binakomeza mu isezerano rishya, Yesu ahagije abantu 5,000 bakavuga ngo ntabwo babariyemo abagore n'abana. Niko umuco wabo byari bimeze. Na n'uyu munsi rero usanga hari bamwe kugeza uyu munsi batarumva ko umugore afite akamaro. Hari ikintu gitangaje muri iyi nkuru turi kwigaho, uhereye ku murongo wa 10 ubona ko umugore umwamikazi niwe wabashije kubwira umwami ati wewe ntugire ikibazo, ntuhagarike umutima. Iso ibaze kugira ngo abwire umwami ngo so mu gihe ari ku ngoma
yigeze kurota inzozi abura abazimusobanurira, ariko hari umuntu wazisobanuye wari urimo umwuka w'Imana witwa Daniyeli. Uwo ni umugore w'umwami uri kwibutsa umwami, ukibaza ngo kuki umwami koko ntabyibuka, ariko umugore niwe uri kumwibutsa. Rero ibyo si ikibazo, kuba umugore yaramwibukije ni byiza, ariko kwibaza ngo umwami yabaga ibwami ari umwana w'umwami, si ibintu byabaye rimwe, byabaye inshuro ebyiri. Umwami arota inzozi zimunanira kuzirotora, kumva ubusobanuro bwazo, n'abandi bakonekone bikananira. Umwami nta na gatoya ko kumenya ngo hari umuntu witwa Daniyeli wamfasha gusobanura ibintu, wamfasha kubyumva. Ariko umugore abasha kumusobanurira, abasha kumwibutsa. Rero ntibikwiriye ko bw'icya none twumva ko abagore nta kamaro bafite akamaro. Abagore umurimo w'Imana, hari amatorero amwe kugeza uyu munsi atarumva ko umugore yavuga ubutumwa, umugore ya pasitoro yakwenda imirimo yegeye hejuru. Ariko umugore afite akamaro, umugore afite ubushobozi, umugore ukijijwe yakora imirimo ndetse kuba hari n'abagabo benshi yanarusha. Ubwo rero Imana yacu ishimwe kuko yagiye igaragaza, yagiye ihishura uburyo abagore bafite akamaro. Aha ngaha rero twatuma twirebera ukuntu umwami ntiyabyibutse, ntiyanabitekereje, ariko umugore we rwose umwami yabaga ibwami, ariko umugore ashobora kuba yaramushatse aturutse ahandi, yemwe na kure, ariko yari inkuru yakwiriye mu gihugu hose. Igice cya 3 kigaragaza umwami aremesha igishushanyo. Abantu bose mu gihugu baremenye ko hari igishushanyo umwami yakoze, ko abantu bose bagomba kuza bakakiramya, bakagipfukama imbere. Iyo ni inkuru yakwiriye mu gihugu hose. Ariko umwami Berushazari ubona ko rwose nta kanunu ko kumenya ko hari uwitwa Daniyeli ushobora kuba yamufasha gusoma iyo nyandiko cyangwa se kuba yahishura ibintu bihishwe. Reka dukomeze tugere ku isomo rya 4. Isomo rya 4 twavana mu icyo gice, navuga ko impano y'Imana ntigurishwa. Impano y'Imana ntigurishwa. Umwami yarashyizeho ikintu nakita nk'igihembo cyangwa se nk'intego yo kumva ngo urakora, urahishura, urabasha gusoma iyo nyandiko, aramwambika umwenda w'umuhengeri, akamwambika n'umukufi uhenze w'izahabu, kandi akamugira umutware wa 3 mu gihugu. Icyo gihembo cyari gikomeye cyane. Ariko iyo urebye uhereye ku murongo wa 18 ku murongo wa 17, Daniyeli yarabyanze. Yanze gushiturwa, cyangwa se umwami atibwira ko kuba Daniyeli yabisobanuye, amusobanuriye cyangwa se yemeye kumusobanurira ko ashituwe n'ibyo bihembo cyangwa se nk'intego yashyizeho. Abagateye kareka oya, rwose ihembo rya byigumanire rwose nta kibazo. Ariko tubone ko nyuma umwami yaje kuza guteka ngo yayimuhe, ariko Daniyeli mu gusobanura iyo nyandiko ntiyashituwe n'ibihembo umwami yamusezanije. Ndi kuvuga yuko impano y'Imana idakwiye kugurishwa, cyangwa se ngo umuntu ashiturwe nuko hari ibintu bamusezanije bari bumuhe. Aha ngaha ndi kurengereza ku bantu bafite impano z'Imana zitandukanye, usanga hari icyo nakita nko kuzigurisha. Ugasanga niba afite nk'impano yo gusengera abarwayi bagakira, ugasanga kugira ngo yemere kujya gusengera umuntu ari uko abanza kumuhemba, kumushyiraho igiciro runaka akabona kugenda, cyangwa se kavuga ati ngiye ngiye kugusengera ariko urampaye. Cyangwa se n'abandi afite izindi mpano zitandukanye, usanga mbese harimo uburyo bwo kugira ngo bakorere Imana, cyangwa se impano zabo zikore baka ibiguzi, babyaka mbere babyaka nyuma. Icyo tubona kwa ngaha nuko Daniyeli twamugiyeho urugero rwiza yuko yanze gushiturwa n'ibiguzi cyangwa se n'ibihembo bikomeye cyane umwami yarimo kumusezeranya. Wemeye gusobanura inzozi avuga ati byihorere rwose ntabwo nkeneye bireke. Imana yacu ishimwa cyane. Daniyeli rero iyo mpano yarayifite yo kudashiturwa n'iby'isi, yo kudakangwa n'iby'isi. Imana yacu dufashe cyane. Dukwiriye kugira impano Imana yaduhaye tuzihinduriremo bizinesi, kugira ngo Imana yacu rimwe na rimwe idasuzugurwa, idatukwa,
niba nkubwiye ngo uzufashe mu kibazo runaka, ni umuntu wenda urwaye, uraje urasenza koko nibyo, ariko mbere yuko uravuga uti ngiye gusenga ariko uratuma amafaranga yanaye, kandi mu by'ukuri se uri umukize, ni Imana iramukiza, uje se ubwo nyaguhaye wasenga ntakiri. Ubwo rero dukwiye kwitonda mu mpano z'Imana, ntituzihindure zo gucururizamo, ntituzihindure zo gushakamo indamu. Cyakora byakunda ko ushobora gusengera umuntu cyangwa se kumufasha mu kintu runaka ukoresheje impano z'Imana, nyuma akavuga ati, kaguha nk'itike ati taha subira mu rugo. Ibyo ngibyo ndumva nta kibazo, ariko wowe guciraho ibiciro mbere ntibikwiriye. Imana kiduhe cyane. Nihuse isomo rya gatanu, navuga ko icyubahiro cy'Imana ntabwo izajya undi. Isomo rya gatanu iyo twavanamo, icyubahiro cy'Imana ntabwo izajya undi. Ubwo rero Imana yavuze ngo ntabwo icyubahiro cyanjye ntabwo izajya undi, niko yavuze. Ni ibikoresho yanywereyemo, umwami yanywereyemo. Umuntu yakumva ko ari nk'ibintu bisanzwe, yumva ari nk'ibintu bisanzwe, ariko icyubahiro cy'Imana ntizajya undi. Akibikora, agifata ibyo bikoresho byavuye mu rusengero rw'i Yerusalemu akabinyweramo, byamubera akaga, byamubera ikibazo. Ese abona inyandiko ku rusika yanditse hariya, ku gikuta nk'hariya, biramuyobera. Abandi bo ntibayibonye, niba banayibonye inyandiko, icyo bigaragaza ni uko niwe wayibonye, imutera ubwoba. Kubera iki? Kubera ko asuzuguye ibikoresho byo mu nzu y'Uwiteka. Biratangaje rwose. Umuntu yafata nk'ibintu byoroshye, nk'ibintu bidafite imbaraga cyane, ibikoresho, ariko Imana ifuhira abantu bayo, igafuhira n'ibikoresho bikora umurimo wayo. Umuntu umwe yigeze gufata Bibiliya aravuga ati igihe ibi nta kivuze, ati igihe ntanayishwanya gusa, ati igihe nayishwanya gusa rwose. Arayifata. Ubwo yari yigeze kuba umukristo, ariko nyuma kuza kugira ibibazo, aza kuza kuva mu byo gusenga, kujya gusenga bivamo byo gukizwa, sinzi niba yanakijijwe, arabireka. None afata Bibiliya akavuga ati igihe nta kivuze, akajya yanywa itabi, agafata impapuro akajya azingamo, akanywa itabi. Abantu bakamwiyama bati nyamuneka ntugakinishe Bibiliya, ni ikintu gikomeye cyane, ati nta n'igitabo gisanzwe. Ariko byaje kuza kumera umwaka, byaje kuza kumera bibi cyane. Iryo tabi yanywaga, akoresheje kuzingamo impapuro za Bibiliya, akazingamo itabi, n'ubundi yishwe n'ibihaha, yagoye kurwara ibihaha, aza kuza gupfa nabi rwose cyane. Nyamara si uko umuntu atagwa ibihaha ngo akire, yagiye no kwa muganga aramuvura, biranga rwose. Cyakora nyuma agiye gupfa yaje kuza kwihana, asaba Imana imbabazi, ati rwose akumva umutima nama we umushinja ko akiri kuzira ko yapfobije Bibiliya. Rero si byiza gupfobya ibikoresho, tesha agaciro ibikoresho dukoresha tuvuga Imana. Ahanga muvuze Bibiliya ko hari n'ibindi dukoresha bicurangisho n'ibindi. Umuntu umwe yigeze kuduha ubuhamya, yari umusirikare, avuga ukuntu bateye ahantu, batera ahantu bakajya mu kiliziya ya Gatolika, bakavanamo ibikoresho, amakanzu y'abapadiri barayigera, ubundi za Ukarisitiya barazirya, ibindi basandaguza mu rusengero, ibindi bayimenagura. Ariko nta minsi yashize ababikoze bose bahindutse abasazi. Rero ntabwo dukwiriye gukeresa inzu y'Imana, ntidukwiye gukeresa ibikoresho dukoreshereza Imana. Ahangaha rero umwami yabikeresheje kandi bimubera ikibazo. Imana yaravuze ngo icyubahiro cyayo ntabwo izagiha undi. Imana ishimwa cyane. Isomo rya gatandatu twavana muri kino gice, nabita nko kwirengagiza ibikomeye. Kwirengagiza ibikomeye bishobora kukubyarira ibikomere, bigahagarika gukomera kwawe. Reka nsubiremo. Kwirengagiza ibikomeye bishobora kukubyarira ibikomere, bigahagarika gukomera kwawe. Imana ishimwe cyane. Ahangaha ibikomeye mvuga reka mvuge n'ubundi nkomerezaho nari ndangije, nari ndimo mvuga ku icyubahiro cy'Imana ntabwo izagiha undi, niho ndi kuvuga. Ariko noneho kwirengagiza mu buryo bwo kunegereja, gusuzugura. Hari ibintu Imana
iba yaravuze, Imana iba yarashyizeho, amategeko iba yarashyizeho, amasezerano yatanze, tuba tugomba kwitwararikamo cyane, kwirinda. Ariko rero iyo hatabashijeho kuboneka kwirinda, nk'uko umwami we ashaka kuba atanabizi, nk'uko twabonye ko n'umugore niwe yabanje kumwibutsa ko hari umuntu w'Imana ntabyo yari azi, ari umuntu unegirije ibintu, wirengagiza ibintu cyane. Aha ngaha ndi ku ijambo bivuga kwirengagiza ibintu, kunegirija, ignorance, bishobora kubyarira ibikomere. Iyo dusomye, reka dusubire muri Bibiliya ku murongo wa 22, igice cya 5 umurongo wa 22, haravuga ngo, ubwo ni amagambo Daniyeli yavuze ari gusobanurira umwami. Umurongo wa 22 haravuga ngo, ariko wowe umwana we Berushazari, ntucishije bugufi mu mutima wawe nubwo wamenye ibyo byose, ahubwo wishyize hejuru ugomera Uwiteka Imana nyir'ijuru, bakuzanira ibintu byo mu nzu yayo, kugira ngo wowe n'abatware bawe n'abagore bawe n'inshoreke zawe mubinyweshe vino, maze uhimbaza ibigirwamana by'ifeza n'iby'izahabu n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye, bitareba ntibyumve ntibyitegereze, ariko Imana ifite umwuka wawe mu kuboko kwayo. Shatse mwazakomeza kutangize, nyir'ukumenya imigendere yawe yose nturakayishimisha. Imana ishimwa cyane. Hano tubonye ko yarabimenye. Hano Daniyeli amubwira ko yabimenye ibyabaye kuri se, yamenye ibintu byabaye kuri se by'ibibazo, ariko ngo arabyirengagiza ntiyabiha agaciro. Kwirengagiza rero ibikomeye bishobora kubyara ibikomere. Yasuzuguye ibyabaye kuri se, abona ntacyo bivuze, ntacyo bimaze. Twabonye hejuru ko umuntu akwiye kugira experience, akigira ku bamubanjirije, ibyo ntibyabikoze. Noneho n'ibyabaye kuri se arabyirengagiza. Aha rero mu byo azizi, mu byo Daniyeli ari kumusobanurira, ko twabonye ko ntiyahise ko asobanura direct, yabanje kusa nk'umwibutsa ibyabaye kuri se, bamwereke n'imvo n'imvano y'ibihano agiye kubona aho biturutse. Avuga ati, wowe ntabwo wigize rwose w'agaciro ibyabaye kuri so, ntucishije bugufi. Kuba rero waramenye ibyabaye kuri so ntibikwigishe, bitumye nawe uhura n'akaga. Imana dufashe cyane kandi tugire neza. Dukwiye kwirengagiza, kuko ushaka kwirengagiza ntuha agaciro ibyo wasezeranye, ntuha agaciro umuhamagaro, ntuha agaciro inshingano ufite wahawe n'Imana, cyangwa se wahawe n'itorero. Mu yindi mvugo, mbese umuhamagaro wawe, ibyo wiyemeje kuzakorera byose ukabitesha agaciro. Rero bishobora gutuma gukomera kwawe wiringiraga nakujya gute ukubura. Kwirengagiza ibikomeye bishobora kubyarira ibikomere, bigatuma gukomera kwawe guhagarara kugira iherezo. Hari benshi Imana igenda izamura, ikabaza za promotion bakazamuka, yamara kugera ku mwanya runaka, kugera kuri poste runaka, gasanga ibintu byose nta kimubwiye, aravuyanga ibintu byose kuko yishakiye, ibyo azi neza ko Imana ibuzanya cyangwa Imana yamubujije, usanga nta kimubwiye, ati genda akaze ndakomeye. Ariko kubyirengagiza bishobora kubyara ibikomere, bishobora kubyara ibibazo, bishobora kubyara amakuba, kubyara akaga, bigatuma byo biratanaga gukomera kwawe guhinduka ubusa. Imana yacu idufashe cyane. Isomo rya nyuma ni irya 7. Navuga ngo iby'Imana ntashobora kubibara, cyangwa se mu yindi mvugo, iby'Imana bishobora kwihuta cyangwa se ntibyihute bikagenda gahoro. Ndashaka kuvuga iki? Iyo turebye ku mwami Nebukadinezari, yagize igihe cyo kwihana, cyo kwitwararika, kugeza ubwo hari aho akimara kurota igiti kinini cy'inganzamarumbo, yahaye amezi 12 yo kugira ngo yikosore, kugeza ubwo ajyanywe mu ishyamba, amara imyaka 7 n'inyamaswa. We yagize umugisha wo kujya gute, wo kwitegura, wo kwitwararika, cyangwa se wo kwihana, wo kwisubiramo. Ariko uyu mwami we siko byagenze, ko turibone ko
ku murongo wa 30 haravuga ngo ariko iryo joro Belushazari umwami w'Ubukaludaya aricwa. Iryo joro we nta mwanya yagize kujya gute wo kwihana. Haranavuga ngo nzaba nihana ngo ndakora ibyaha ngo nzaba nihana. Turi kubona ko byabaye kuri Nebukadinezari. Umugisha yagize wo kwihana siko byabaye ku muhungu we ngo iryo joro yahise kujya gute, yahise ko yicwa. Nta mwanya uhagije wo kwihana yabonye. Inzozi rero zasobanuraga iki? Inzozi zazikuyemo amagambo atatu. Zazikuyemo ijambo ryitwa ngo ni mene. Mene mu rurimi rw'Arameya bisobanura kandi ngo mina. Mina rwa rugero fatizo rw'amafaranga bakoreshaga. Mina icyo cyazo umuntu yavuga ngo ni nk'icyabazwe, ni nk'icyabazwe, kuko tubona ko n'ubundi ndibonye nsome muri Bibiliya turebe uko mu buryo bwihuse uko yabivugaga. Mina rero ni urugero fatizo rw'amafaranga bakoreshaga mu icyo gihe mu Rwarameya. Mu yindi mvugo bisobanura ko ni nk'icyabazwe. Tekeri cyangwa se shekeri, tekeri cyangwa shekeri ni icyapimwe, nabwo ni urugero bakoreshaga mu gupima. Hejuru tubonye mene na mina bisobanura kubara, cyane ku kubara, ariko tekeri cyangwa se shekeri bisobanura cyane ku gupima. Hakaza rero peresi. Peresi ni diminutif cyangwa se ni mu buke bw'ijambo farisini bisobanura kugabanya, kugabanyamo. Peresi diminutif cyangwa se ni mu buke bwa farisini bisobanura kugabanya. Reka tujye muri Bibiliya. Bibiliya rero hano twabonye ngo ku murongo wa 25 haravuga ngo kandi ibyanditswe nibyo ibi mene tekeri ufarisini. Kandi bisobanurwa bitya, mene bisobanurwa ngo Imana ibaze imyaka umaze ku ngoma ishyiraho iherezo. Tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashyitse. Kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe Ahmed na Peresi. Imana dufashe. Ndumva nasobanuye icyo mene tekeri farisini bivuze. Imana tugiye neza rero tuje kwitwararika ku by'Imana. Imana ntinegurizwa izuru. Imana ntinegurizwa izuru. Muri byose twiha agaciro, kandi muri byose natwe twihesha agaciro nk'abakozi bayo bakabura ibyayo. Imana ishimwe cyane, dusenge. Mana nziza, Mana nzima, ndagushimye. Ngushimiye ko abanye nanjye mu nyigisho. Unyemerere Mana kugira ngo abantu bawe bayumva bagiye kwitwararika, bagiye kwirinda, biye kumera nk'uyu mwami wakiresheje ibikoresho byo mu nzu yawe, wakiresheje ibyawe, bigatuma yamubera akahagaritse, bikamuviramo no kubura ubwami ndetse no gupfa. Utugiriza muri iyi minsi tubayemo, udone mfata kwiriye abakozi bawe, tukubahishe, tubanze tukubahe, tukubahishe n'abandi, tuzatuma natwe turama turi mu gihugu uduha. Urakoze ko byumvise byose, misaya Imana maze Yesu umwami wacu. Amen. Telefoni yanjye ni 0788 57 63 Tigo 0728 57 63 Imana umugisha. Shalom, shalom.